Iyi ni Best Fashion Design, tuzajya tubagezaho modeli zitandukanye uko bukeye n'uko bwije. Aha tubazaniye amakanzu menshi, modeli zitandukanye kandi zigezweho, modeli nziza z'igitenge. Modeli nziza zidoze mu gitenge, ubu tubazaniye modeli z'igitenge ariko z'amakanzu atandukanye. Ngira ngo nk'uko muri kubibona izo zibanje ni igitenge, ariko tugeze kuri iyi yindi y'igitenge. Urabona rwose hasi ukuntu iteye iriya kanzu. Ntabwo ihenze kuyidoda, nta nubwo ihenze mu mwenda wayikuramo, ariko urabona ko ari nziza. N'iyi ngiyi rero nayo ni byenda kumera kimwe, ni ikanzu ziva mu gitenge, n'iyo wayikura mu gatenge ka London yavamo kandi nziza, ariko ukayikorera deta muri buriya buryo. Ushobora gukoresha muslin cyangwa ukagura igitenge gifite amabara abiri ya deta nyine. Harimo London zihendutse kandi z'amadeta byakunda. Iyi nayo ni agakanzu ushobora gushaka kandi kantu ko hejuru, hasi ni igitenge, hejuru ugashyiraho akandi gatisi. Wanayikora no mu gitenge yose, nk'igitenge cya deta nabyo bigakunda, ibyo bintu byashoboka. Cyangwa se nyine ugakora mutisi. Iki ni igitenge nanone ku bagore bakunda ibyenda binini, ibikanzu bibarekuye rwose, bibahaye umutekano. Iyi nayo nuko ni za zindi z'abantu bakunda imyenda ibarekuye, itabafashe cyane, itabegereye. Ngiye kubereka agakanzu keza noneho kajyanye no kuba uri kumwe n'umugabo rwose. Kanzu nziza cyane. Iyi ni ikanzu wakwambara uri kumwe n'umugabo mwasohotse, ukabona ni nziza, ikoze mu buryo bwa bubuyi, bimeze nk'aho ari droite ukundi kuntu, kandi urabona ko baberewe. Iriya ushaka agatenge kameze neza ukakavanga n'itisi. Izi tisi rwose ni za tisi bita Dubai, ni udutisi twiza tworoshye tudahenze, ariko tuvamo imyenda myiza cyane ukurikije nk'iyo uri kubona kuri iriya kanzu. Iriya kanzu y'uriya mugore hariya ushobora gushyiramo ya plise y'interano ikoze muri kiriya gitenge, cyangwa se nyine ukahakora kuriya gusa hatagaragaramo plise mo imbere, ariko iyi ni ikanzu nziza cyane y'icyubahiro. Iyo ni ikanzu iri kuri taye igice cyo hejuru, nyamara ku maboko hararekuye, murabibona, no hasi irarumbaraye. Iyi kanzu ni nziza cyane, kuyikura mu gitenge biroroshye. Hejuru mu nda murabona ko ari foronse. Ni foronse ku badodesha rwose, hariya mu nda ni foronse, ukabona ko rero foronse arizo zitubuye hasi, ariko hejuru irafashe rwose, ikoze mu buryo bwa sutiye hejuru. Iyi nanone ni za zindi z'abantu bakunda imyenda ibarekuye, itabaderanje, itabafata cyane ngo bakomeze. Abandi babandi bakunda imyenda, uriya ni umwenda w'akazi mwiza rwose. N'iyi nuko ni agakanzu keza kamwegereye, murabona ku maboko muze kureba hariho n'udushumi. Izi ni za kanzu z'akazi. Mukomeze muryoherwe kandi mukomeze mwitegereza imyenda myiza cyane. Tuzakomeza tubahe n'izindi cyane. Niba wifuza gukomeza kujya ubona ibyo tukugezaho, dore ko tuzakomeza gushyiraho byinshi bijyanye na modeli zitandukanye, uburyo bw'imyambarire, wakora subscribe kuri iyo channel, ubundi tugakomeza tukabana kuri Fashion Design TV. Kora subscribe kandi wakora na share niba ubona wabikunze, ukabiha n'abandi. Hari igihe umuntu ashobora kuba akunda kwambara ariko akaba adafite modeli, ajya kudodesha atitwaje modeli. Tuzabashyiraho amaribaya, amakanzu, imyenda y'ibirori, ibiki byose bitandukanye bijyanye no kwambara, tuzakomeza kubibaha. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze wirebere. Inyuma hari izindi zirakomeza zize, uhitiremo iyo ushaka, ubundi uyizane tukudodere cyangwa uyijyane n'ahandi n'undi mutayera gukorere. Murabona ko amafoto yacu ntago tuyirukansa ngo usange iri kwirukanka igucaho ugomba uhagarara, oya, iraza ikagaragara. Ko gakanzu kari mu buryo bwa droite, ni keza cyane mu gitenge, wakambara nawe. Iyo nayo murabona ikoze mu buryo bwa etage, hagati harimo baby lock, ariko ni keza cyane no mu gitenge kavamo. Niyo ni igitenge.